wampaye ciyazira ko muri gereza nta ciyazi twigeze tubona. Base twarafunzwe ra Uyibagije urushyi baguhaye rw'ikaze mu mugongo intoki 5 zigata zishushanya. bari bataramenyekana bataramenya ubundi nawe wabonye byababayeho nyuma y'iyo minsi. Urangiyeho kugira amara umunsi umwe muri gereza. Namara icyumweru hehe ahantu habaho buriya njyewe nta kintu cyankanze ku byerekeye kujya gufunga, ahubwo buriya najyaga mbona pandagare nkagira ngo ni ikinyabiziga giteye ubwoba, ni ikinyabiziga mbega ahubwo buriya igereho ubuntu bagenda muri pandagare badushyira muri za modoka zitabona. Wakwirwagamo se niyo nda ariko ugomba kujyamo ahubwo buriya badusize muri ziriya modoka zitabona, bakimara kudutwara sinyemenya ahantu ngeze, singemenya iki pandagare ahubwo ni VIP. Webenyebutsa sha aho utabwira n'umuntu uti dore baranjyanye uzaze kunsura hana. Ni imodoka ziba zigendera nawe uze yirukujya, ariko ntacyo oya kujya kurinya ku murongo burya nabyo naje gusanga ari akantu katoroshye. Dorera ako caca abagore twarabashoboye, abagore twarabashoboye none sigavugira hari atanagera hano. Ibyo biramureba icyo nzi cyo naramubonye ntiyambonye, ariko igororero ni sawa. Igororero kuri igororero buriya ugiyemo ku bw'icyaha cyawe ugasanga abandi nabo bari kuzira icyaha cyabo bemeye, burya iminsi umaramo yose ntagezamo kwicuza, ahubwo izamo ari ukwiga. Ariko noneho kujyayo uri gucinjwa abana uturya abana ngo tuzi kiriya kintu cyari kituriho. Igororero jya ushimira Imana ko warayivuyemo ugaruye ikibuno cyawe kikiri isugi. Sheri we Sheri Karame mutware mwiza. Umeze ute? Meze neza. Haya se wibereye hano mu murima? Yewe narije gushaka umushogoro turya saa sita. Umushogoro Nishyira hamwe se barakugujije se? Ishyira barakugujije njye kwigura akanyama nihera abana. Akanyama uyu munsi ugomba kukarya ariko. Turase. Niba ari uko rero umushogoro nawe reka tukagura inyama tukahereza abana. Shatse wawihorera. Abana banje bamenyereye kurya ibiryo byiza none abazanye mu cyaro ko bagomba kwihangana. Ibyo bipapuro subikuye he? Ahubwo se wagize ngo nubwo mbaye mwishyirahamwe bakanguza ku mafaranga. Wagize ngo si ibibazo ahubwo. Ngeze mu rugo nsanga uru rwandiko, asanze urupapuro mu rugo hehe hariya mu rugo iwacu, ariko rwanteye ubwo ni ibibazo ahubwo kubona bigiye kujya byakomera. Rwandiko kise kandi aho rwose ugumbwira inkuru nziza yo kurya akanyama warangiza ukarenza nene urwo rwandiko n'urwiki. Rwandiko kubona abantu bacu bongeye kugarukamo kuko rwanditse ko subya ngo abana bacu bongeye kugaruka mu biki? Bongeye kugaruka muri ibi bintu. Ibihe abana banje ubu byararangiye, ibibazo byanjye nabibakuyemo pe. Ubu rwose nubwo nkeneye kuzahorera na siringi ntabwo abana banje bagomba kugarukamo, nzabahorera mpasiga ubuzima ariko abana banje hoya. Nese uri kumbwa ngo bagarutse mu gute? Natekerezaga ko urugamba rwashojwe kandi insinzi tumaze kugera, ariko ndi kubona rugero rwatangira. Iyi ni conference iguhamagara kwitaba urukiko. Warezwe na Bowazi. Ngo iki? Warezwe na Bowazi. Birasaba ko ejo saa 3 uzaba ugeze ku rukiko. Icyakuriga ni iki? Aravuga ko umwana watwaye Dirane ko atari uwawe, ngo ntabwo ari uwacu, none ngo birasaba ko ejo ugomba kwitaba urukiko.
nabisomye umutima urasimbuka. abana banjye oya ntabwo nkeneye kongera kubura Dylan tena. Humura. Oya uriya mugabo ansubije tena kuri wa mupure komando w'umugome. ntago ari kwa komando ugiye, ni mu rukiko aho muzaburanira. Ngiye namenya kuburana gute? Abadafite shinge na rugero Imana irababurana. Nese ko umwana ari uwanjye ndaburana iki? Erega ikintu ugomba kumenya, bariya bagabo bashatse kutwica ntitwapfa, buriya barashaka ko turuha noneho bikakomera, ariko humura nturi wenyine, uko byagenda kose tugomba kurwana mpaka tugeze ku ntsinzi. Ndayishimye no kuri kw'Imana. Bandi bava barabitatamwe barabigize imyobo ngo none ngo Nanongo dore impungure ziraje bimenyereye agakoka gakwavu. Sha Narazirabye umunsi wa mbere navango sinzirye, ariko umunsi wa gatatu naraziriye ndavuga ahubwo ni inyama. nge nabiriye ku munsi wa gatanu nikomwe ngo inzara ni nyica, ariko kuri kuvuga gutyo wari ufungiye inzara ni nyica. umunsi wa mbere ni wabiriye? Ntabyo nariye caca, wigeze umbona ndya kwa birabigori? Warabiriye ibya sasa. Ntabwo narwaye inzara, ntabwo narwaye inzara bakaza kumfata ngo kuki nari kurya ibigori bakanguka. Ahubwo bakubajije impamvu ki bya bindi wabihaye wawe wagufuriye. Ahubwo reka nkubwire umuntu tugomba gushimira, iyo tutagira uriya shefu wacu, urawe ni intare y'u Rwanda, iyo tutamugira ngo azakurikirane ibyacu adukuzemo hari ahantu shani ntabwo twari kuvamo. Amafaranga ntacyo ari gukoramo hariya. Reba ukuntu waterese, reba ukuntu naterese, tukinginga ngo tuvemo, tugatanga amafaranga ashoboka, hamwe bakayaturya ahandi ntibayanadusubize. Reka diri ntikorerwa imbere, diri ikorerwa inyuma. Ukuvuga ngo impamvu twebwe twaterese amazi yarenze iki inkombe, ariko mbikubwira abwira nti Bowazi koko niba wiyemera mu bakire bahagarariye abandi bakire ukaba uri umuntu ufite amafaranga, shaka umwavoka hakiri kare. Umwavoka se ngo urubanza ngo mfite nanago ubura si niwabibonye? Numvaga ntazafungwa pe, ko wumvaga nyine numvaga nta dosiri yarayamfunga, ariko icyambere ni uko umukire dukorera afite ukuboko kurekure, aravuga rikumvikana, afite ahantu agera twe tutagera. nabyinjiyemo ngera hagati ndicuza bikomeye pe. Sinajyaga ngira ubwoba ubundi bwo kurwanira abana banjye cyangwa se kurwanira ukuri, ariko kuri iyi nshuro ndatinye ndanatitiye. Nyine ntabwo nabikubwiye, wa munsi njya kureba Dylan nyine intambara zahabaye z'urudaci, ndabyumva. uramukira ubundi yarambwiye ngo mve nkubwire ngo wa mugore we ngo uwo mwana ngo uramujyanye ngo ariko ngo ntago ngo yarambwiye ngo ntago ngo uzamugumana ngo ufite amahoro ngo kuko ngo uwo mwana ngo nushaka ngo umurekere ngo hano ngo tubere umukozi, ngo nawe wemere ngo tubere umukozi, ngo niba ushaka umwana wawe ngo uzajye umubona ngo kuko uwo mwana ngo ari muri projet PEC. Yego projet PEC. Kandi burareya yarazi ko yadutsinda. Atutsinda? Erega umukene atsinda intambara y'umunsi umwe, ariko ntabwo yatsinda intambara y'amafaranga. Reya yakoresheje imbaraga ze zose yaragize yari afite, ariko icyo atabonye ni amafaranga, kandi niyo ayoboye. Amafaranga niyo ayoboye, akananifaranga. Reya uburyo yashyize umutima ku mwana we agakoresha intambara y'ubukene bwe, iyo bamutiza gakeya nkayo ufite yari kutumara. Imfunguzo zari kujugunywa ko yihambira ra. Ariko niyirekure kuko ntago yaba kidushoboye. Ni gute se yatsinda abantu bakomeye? Yagorana. Umuciriritse kuriya. Kandi ikindi buriya Reya tarazi. Dylan agomba kugaruka hanga mu rugo nkuko byari biteganyije. Kuko niko kuri.
wagiye kuryama twebwe ukatureka ubundi ni gute tuba turi kuganira uri kutwumviriza yabikoraho wa iki mugore ntuzaroga yabikoraho iki yewe humurire imihoza mwarize aho nk'imisego muri salo niko ugomba kubaho muri uru rugo aho ubundi cacana rero yego jepeke yego arambwira nyine ngo kugira ngo abaho tuje afite amahoro ngo nawe ufite amahoro ngo kuko n'ubundi ngo uwo mwana uramujyanye ko ngo ntabwo ngo tuzatinda kubona ko wibeshye ngo muzane ugume hano nawe tubere umukozi ndibaza nyine sinasobanukiwe kuko umugore yaramubajije ngo umwana w'abandi ngo wamugije projet peke araceceka ndumva ahubwo bino bintu bikomeye none se wowe ko wize projet peke ni ibiki ko navuze ngo nzajya kumubara ngo kumushanduza muri projet ahubwo ibyo bya projet reka nkwereke tujye tubishyize ku ruhande urabizi se ndaza kubigusobanura neza birafata umwanya munini ariko ikintu mbanza kukubwira ni iki ibi bintu birakomeye kandi birakomeye dukwiye gufata umwanya tukabisengera kandi uzi neza ko iyo dusenze Imana igitwumvira kuko kujya mu rukiko ntabwo byoroshye kuko iyo hagize uhamwa n'icyaha uwo ngo ahita afungwa kandi agakatirwa burundu kandi njyewe ntarigeze njya muri urwo rukiko nyine ubwo bahamagaye uzajyayo ariko ikintu cya mbere tugomba gushyira imbere ni Imana kwibuka ko ibintu byose tubanze Imana imbere njyewe umugore wa Boaz yarambwiye ngo singire ubwoba ngo Boaz ngo najya no kundega ngo hazakora ibimenyetso ngo kandi ngo nawe ni ikimenyetso kizagaragaza ko umwana ari uwanjye tuza rero uko byagenda kose Imana iri kumwe natwe kandi igihe twamaze tutaye twabona umwana wacu ni kinini cyane urugamba twarwanye nirwo rwari rukomeye urunguru rwo nubwo bikomeye ariko ntabwo bikomeye nk'ibya mbere tugomba gufata akanya tugahamagara Imana izaza yivanga mu byacu naho ibyabari abo gihore kandi ugira umutima ukomeye nk'uko wahoze mbere kubura umwana wanjye ntabwo nabishobora narwanye intambara nyinshi ntabwo ntashobora kuba ndafite dirane twijeje ko utazigera wongera kubura umwana tugomba kuba dufite abana bacu tugenda ahubwo bazanye urupapuro bataba bafunguye inzu bakantwarira abana kandi ikindi ugomba kumenya turi kumwe tugomba kurwana n'urugamba mada mubwire nyamara ibi bintu nushaka ubyitondemo kuko bitari nk'iby'ahahise ejo cyangwa ejo bundi utazisanga mu bitaro kwa dogiteri ari kukwitaho ibi bintu birimo imbaraga zikomeye cyane birimo amafaranga birimo abaterankunga birimo abashoramari benshi kugira inama nk'umugabo wawe mureke abacamanza bari tayari sibyo akifite bazihawe imikino bakinaga babigira uko batari hari kera muzena byaravuguruwe baca umugani ngo urya umutwe w'umusaza ukaruka imvi ngo ukoze mu yamukuru ntabura icyo akuramo kandi ikindi reya ndamushaka mu bitaro by'abasazi mbere y'uko urubanza rutangira ibyo bindekere iki gikomeye kuri reya se hari amaboko afite kajya gusesera kajya hariya kirukanka gakubitiriza nk'akarozi ariko disi byari ibyako ariko ni ngombwa ngo abanze abone yuko ibyo byose bishoboka angera intosho igihe kirageze nawe akome angera intosho intosho muzaze
igihe cyarashize ntabwo uzi ukuntu banyicaje hariya mu rugo rwanjye. icecekere umuntu w'umugabo akicara hasi, nanjye ngiye kubakomesha mbere ko umugabo nkorera. so ibyo twe kubitindaho hato ntaza kwibuka ububabare bwanjye nabo. nkibuka pisitole y'ibitugu, ariko byihorere nanjye mfite uburyo nzajya ngenda mbababwira ngo ese wambonye. nta n'impamvu yo kujya gutera amagambo na kariya kagore, ahubwo wowe koresha uburyo bubiri n'utugore n'uriya wawe arimo. oya wowe ntabwo arimo cyane. arimo cyane da. cyane gute se? cyane gute? uriya we mwihorere nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, natabona ubwo nawe azumvirije. sekanyuka niyo myenyeri nk'amasuka acukura mu irimbi yacukuriye babana baba batanzemo ibitambo. ikigoryi cy'umugabo nta n'urusoni. Reya wa nyoko wasiko wande ase buriya kuki abakene muvuga nabi mukuki no kuvuga nabi? ariko kuki abakire mutitizwa n'iki? kuki umukene agukanga? nta n'urusoni. wamfatiranya agacyagihe ntarashyika mu mujyi ngo menye kwivuganira kino cyorezo. nta kindi ufite kuvuga? vuga ibaye intambara iteye ubu ngubu none ntabwo bakigufitiye. nawe watitira ariko wabonye muri ya minsi ibuye mu gahanga uku niko nzakomeza kubita ijambo rikubabaza wa gikeriwe. reka nkubwire Reya, urambwira umbwira iki? ntabwo nta hantu wagera njye udasanga ntarahageze mbere. kubera kuri iki se? uyu munsi aka kanya ugiye kuba umusazi, ngiye kugukandamiza, ngiye kukwereka ko wakinnye n'ikipe utagomba gukina nayo. umva rero nanjye nkubwire wa nyamaswa we, niba uzi ko ndusha gusenga unkandamize, uzajya ujya muri ibyo byawe by'abapfumu byo gutangamwe abana bawe igitambo, nanjye njye mu ijuru hari Imana wanyatsiwe. Karibu. Muraho. Neza mase. Cyane. Yazakuzwe. Teka ryose. Oya karibu hano. Yakoze. Kanzira gatoya. twabonye ubutumire bwanyu ariko maze iminsi mbubona cyane nyine kuko nari mfite akazi kenshi, hari abana bari barwaye nari ndi kwitaho. Yego. so rero ntabwo ari uko nabasuzuguye kuko ntabwo nari nzi icyo munshakira. Yego. ariko nari mbitabye kugira ngo mumbwire. nta mahoro. Urakoze cyane. Ndabizi mugira akazi kenshi. Ndabizi ko ari igihe mugirwa mu bintu byo gufasha, mugira umutima mwiza n'Imana irabemera. Buriya amwe mu makambanya numva Uwiteka yageneye abantu bamukoreye, twe nawe muzajya afata. ariko cyane cyane niba ari he ntabwo bisobanukiwe cyane by'Imana cyane, ariko siko harimo ngo mujye mwubaha ababayobora mubagandukire. Nzi ko nawe utaba ikigande rero, impamvu nari ngutumiye. Yego.
siko nawe wubaha Imana ukubaha n'abo yashyizeho ko njye numva muvuga ngo cyubashywe mu isi no mu ijuru nuko siko biri se mase nibyo nagira ngo rero tuganire mbahora ubugingo bwanyu yego mbahora ubugingo bwanyu bwe gukomeza kujyaho ikizinga bwe gukomeza kujyaho icyaha cyangwa amakosa kandi mutazi aho biva naho bijya niyo mpamvu nabatumiye yego ndakumva ndagira ngo ubwize ukuri nk'umuntu w'Imana wenda wabasha kumva ukagira ibyo ukuramo umudamu bita Leya uramuzi Leya igeze umutima kurenza ku munsi kandi uri umuntu w'Imana tuganire rero nk'umuntu w'Imana unyerera imbuto ningira icyo nkubaza ukinsubiza ni amahoro se ni amahoro rwose Leya uramuzi ndamuzi hari uwo nzi bitari ariko bariya bari benshi sinamenya ariko yenda wasanga ari uwo Leya ndi kukubwira ndamugusobanurira Leya ndagira ngo ubwize ukuri kandi njye wamukurikiranye mu gihe yazaga kubyaranga urabyumva neza uriya wahaye umwana ninjye namwikurikiraniye 100%, ninjye namubyaje, ninjye nakurikiranye umwana n'ibiki ntabwo ndi bukubaza ibintu byinshi kuri we sibyo ntabwo ndi bukubaza ibintu byinshi kuri Leya ahubwo njye nkeneye impapuro nongegera ubu koko nta handi mwari kujya uretse kugenda mugerekeranya nk'imbwa zo muki birakubabaje dore ubukene buri mu rukundo ubukire bufite ubugoryi abakire kubundi kuki muri ibigoryi mu bwonko kuki mudatekereza wabona ikintu kibyara nk'ikigoryi gifata abana kikajya kubatangamwe ibitambo ikintu gifata umugore wacu kigashaka kumwibagiza ibintu byose abanyamagambo reke kuvuga nk'isano ziba banza nyoko yarakuvumye nibwirira umugabo wawe umubwira iki kagaburirwa ibisiga icyo nakubwira ni kimwe buriya nawe uzi ko dira nari uwawe none n'uwande uribeshye cyane yibeshya gute ndaje nkwereke mu rukiko ko utigeze unatera inda uyu nguyu Leya ubwo nawe urabuze cyangwa urarutse uri gutitizwa n'urukiko muntu w'umukire hangana n'amafaranga yawe ntabwo uhangana natwe hangana n'amafaranga yawe ureka gutitizwa nuko ngo turi bujye mu rukiko turajyamo ijambo kurindi duhangane umva nkubwire waruzi n'ibindi uzongera no gutekereza muri uwo mutwe wawe unyumve neza n'undi munsi uvuga ngo ugiye kunyambura umwana n'amaraso azameneka icyo ngicyo ubanze ucyumve neza kandi icyo ugomba kumenya ushaka urupfu asoma intare ku kabuno atansiyo kandi ikindi ugomba kwitaho ugomba kumva kuba ufite amafaranga bambaye ibikote bimeze gutyo ukanuye gutyo ntabwo bivuze ko uri hejuru y'ubutabera kora hano urakoze shaka kwibaruka imfura y'amahombo akorwa mu nda n'ijugusha akoraho yaba udafite ubwoba ntabwo wakavuze ngo ubu nabaye umusazi nuko ufite ubwoba ko ngomba kugutsinda ngiye kakagore w'isi umusazi ngiye kakagore w'isi agakene wari uzi ko ndi bukurushe ijambo we cyese reka nkubaze ikintu kimwe buriya wari uzi ko uzadutsinda uzi ko twaheze muri gereza byarangiye ariko nanjye ntabwo wari uzi ko nanjye nakwihoreraho yego nditeguye nawe rero uri kugenda urukaruka n'aka kabwana kakagawe kabwana njyewe kora icyo ushaka nta kibazo hano hari kamera ahantu hose biragaragara komeza nta kibazo ushaka ibimenyetso komeza njye nta kibazo ntabwo mfite kukurwanya uzagwe ku gasi iyi mbwa yasaze urayireka ariko ntabwo ishobora kukurya ntabwo ingoma ugatambika amazi wangegerawe we gukomeza kwijandika muri ibi bintu ushyigikire abanyabinyoma kandi uri umuntu w'Imana
impapuro impapuro zihe ngenzi ko ari impapuro yakubikije zo kwa muganga. izo yambikije ni izigaragaza ko umwana ari uwe. rero yaje kunsaba umwana mubwira ko yagenda akanzanira ikibigaragaza, nabanje gutekereza ko ari umujura. impapuro azinzaniye nereka abankuriye bamameya, babyemeye nibo bamuha umwana birarangira. njyewe rero rwose naho nimurira n'ibyo bintu. Masera karame umuntu si gutya, yego umuntu ni gutya, umuntu ni mugari. Leya yarakubeshye. Leya yarambeshye kandi yarazaniye ibipapuro nkabona nibyo. Leya yarakubeshye. none ko yambwiye yuko uwazanye umwana yapfuye, akanyereka n'ibimenyetso by'uko yapfuye, nari kumwima umwana ashingiye ku ki? Yego. Wigwa mu mutego w'abanyabyaha. Yigwa. none se dogita nakwizera gute? Njyewe iki kinenda kukugira. nabwirwa n'iki ko uri mukuri ko jyewe ubu ngubu ibi bintu bimaze kunyobera? Leya azi iwawe mwamusanze muziranye? Oya, yaje nk'uko n'abandi bose bazaga bakansaba abana bakaza nkabona nabatubuzi nkabatuma ibyangombwa ntibabizane, ariko rero mbi mutumye mbona arabizanye numva nibyo. Kiriya ni chance yaguyeho zo kubona ibyangombwa mu buryo bw'amanyanga. none yabikuye ariko Leya n'ubundi ni umusazi. umusazi asarazana ibyangombwa bizima? njyewe sinabimenya, ariko narebyemo mbona ni ibyangombwa bizima. uranyumvira nanyizera se basi? ndakwizera numva impamvu zigaragaza yuko uri mukuri, kuko ibyo rero yanyeretse njye nabonye ari ukuri kuzukirika, ahubwo nimba ari njye waba warasaze. ukuri kwa Leya kurimo ibinyoma, ntabwo ari ukuri kuzuye. ushingira ku cyo uvuga ko Leya yaba yarantuburiye? basi ibyo tubyihorere, ndi kumva utari gushaka kubishyikira. wowe impapuro basi, umwana ye kuba mu buzima bumeze kuriya. none se umwana wa Leya, umwana nahaye Leya yabayeho nabi? nabikubwira uko byumva se kandi mbona gusizemo virusi. wowe mfasha umpe impapuro ntabare ubugingo bw'uriya mwana, niba ukijijwe koko, niba ukorera Imana. ariko nanone Imana ni nyinshi, ariko iyo ukuri niba ariyo ukorera, tabara ubugingo bw'uriya mwana. Yezu na Bikira Mariya, ntiwakumvisha ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Roho Mutagatifu nakugenderere akumvishe ko turi kumwe. ingabire nizikwinjire zikumvishe yuko uri kumwe na Dogiteri kandi utabeshya.